bisi wihereza amafaranga y'amanyarwanda kandi utakire mu Rwanda. Aratubwira ati dore ukuntu amafaranga anavunjwa, ati ni ibintu byoroshye, ni utanabizi ufata telefone yawe ukajya kuri internet ukareba igiciro cy'ivunjo. Ubwo nibwo twatangiye gucangamuka nyine twumva ko nyine twageze mu kindi gihugu tugiye kuvunjisha amafaranga. Ubwo mu motari ntago byatinze, twaramubwiye hariya muri Kenya guhekeranya abantu 2 na 3 biremeye, twagiye kuri moto aradutwara turi 2, anagutwara nta n'urwikekwe, aradutwara atugeza aho tugiye gutegera bisi. Iyo bisi yatujyanaga ahantu bita Kangemi, tujyanaga ahantu bita Kangemi, twafashe bisi turagenda, avugisha n'umuntu usa n'umukomvayeri, aramubwira ati aba bantu nibagera hanaha ubasige. Gusa aho twajyaga twagomba kwahura n'undi munyarwanda uriyo wagombaga kutuyobora. Twaramusanze yahageze. Ubwo rero turagenda turarya, turakaraba, turarya, turaryama, turaruhuka. Bukeye bwaho nibwo yatujyanye buri wese yabanje kujya kumusabira akazi ko mu rugo, atubwira ati ngenda banza masabira akazi ko mu rugo. Ayi Nairobi umuntu ava muri bisi ye n'umukecuru n'umuntu uhetse umwana gutya kunda cyangwa muhe cyano ku ruhande. Ubujya kono kwa nasimbutse bisi nagenda. Nkigera rero Nairobi navuze ati mana yanjye ibi byo ni ibiki. Twahamaze umwanya muri ndebe ukuntu imodoka iza, bakabona umuryango urafungutse, kabona umuntu arasimbutse, umuntu umukecuru arasimbutse, umuntu umukecuru uhetse n'umwana, ko nasimbutse imodoka igenda. Twahise tubona yuko ubuzima bwahindutse, twahinduye nyine ubuzima bwose bwahindutse. Ariko iyo wageze ahandi hantu noneho waraya gusubira iwanyu uvuga ngo navuye iwacu, nahavuye nta n'ihene mfite nta n'ingurube, ugasanga no wagiye wiyemera uvuga ngo ugiye hanze y'igihugu. Cyane ko umuntu yusize nk'abantu b'urungano rwawe uvuga ubiyemera ngo ugiye hanze y'igihugu, hari igihe ugiye no udafite imibare, ugasanga wagiye umwiyemeye, ugasanga wundi wasize afite inka nk'ebyiri, yifitiye amahene nkangahe, afite ikiraro cy'ingurube nka zingahe nka 10 na zingahe, ugasanga aho ngaho warirashe. Noneho ngiye kuba story kuntu twagarutse. Mu kugaruka baje gufata, ari gihe cyageze abarundi bari Nairobi kuko bari abarundi benshi cyane, wasohoka umurundi yasohoka bakamufata cyane ko wasangaga nk'abarundi bariyo passport zabo harabazaga bafite gushaka kujya mu bindi bihugu. Bahagera nyine bo bari kurindira amaviza bakanga gusohoka, cyangwa ugasanga baririye amafaranga, viza zikanga gusohoka, akavuga ati noneho reka ngo ndeke gukomeza kwicara nshakira ubuzima inaha i Nairobi. Ubuzima akabushaka bikarangira na passport ye irangiye, hamaze nk'imyaka nk'irindwi afite passport y'imyaka 5, yasohoka ajya kwibarabara akabaramufashe. Bagufashe baragufungaga, kagufunga nyine bitewe n'icyo bagufatiye cyangwa n'umwiyenzo bakwenjejeho, bakagukatira cyangwa nyine bagatagucyura bitewe n'icyo bagufatiye. Ubwo natwe twatangiye kuvuga ati ngaho katubaye, twebwe nta na passport twari dufite, twari twaraziye ku ndangamuntu gusa. Twaraje twebwe duturuka ku mupaka i Kampala, twabeshye ko tuje gusura ku mupaka w'u Rwanda na Kampala, no ku mupaka wa Kampala na Kenya aho bita Busia, naho twarabeshye ngo tugiye gusura, tuzamara iminsi 2 ngo tugiye gusura abantu bagize ibyago. No tukavuga ko twagiye tubeshya n'utuntu turatuntu bahara baterera baduhaye iminsi 2, twavuze ko ibaye amezi 7 bizagenda gute. Sinzi impamvu kwihangana ntabikubwiye byananiye rwose. Ibaze ko turi gutanga promotion guhera ku 120 gusa, tukubakira website tukanayiguhostingira mu gihe cy'umwaka wose, tuguha ubujyanama bwo kuyibyaza umusaruro. Tugane tugufashe. Nimero zacu ni 07 8 3 7 80 Ibi bintu twarabyize rwose kandi twanabyize neza. Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bavandimwe tubana hano kuri Adoyi Empire TV. Mwe mwese mukunda kandi mugakurikira ibiganiro tubagezaho hano, natwe turabakunda cyane. Nk'ibisanzwe rero hano tubagezaho content bita igitabo cy'ubuzima. Ni content igaruka kuri byinshi umuntu aba yaragiye anyuramo mu bihe bitandukanye. Intego nyamukuru ari ukugira ngo agire isomo yigisha abandi babivanye ku byo yanyuzemo.
nk'ibisanzwe rero reka ntangire mbasuhuza mwe mudukurikira muri ahantu hatandukanye mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, abadukurikira bari mu bihugu bya Afurika, ku mugabane wa Afurika, bari ku mugabane w'Uburayi, mwese turabasuhuje, ndetse n'abadukurikira bibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza, kandi n'abatameze neza tubihanganishe, niko ubuzima bumera. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo ugasanga ntago bimeze neza, ariko iyo ukoze ugasenga kandi ukizera yuko ibintu biri bwagende neza, icyo gihe Imana irakumva kandi ikaguhindurira amateka. Uyu munsi rero turi kumwe n'umusangwa, ntago ndi bumwite umushyitsi kuko so bwa mbere tumwakiriye, turamenyeranye hano kuri Adoyi Empire. Uyu munsi tugiye kumwakira yongera twibwire ntacyo bitwaye, atwinjiza mu gitabo cy'ubuzima bwe, atuganirize. So rero nimba ari ubwa mbere wisanze hano, kanda kuri subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byinshi kandi byubaka. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nitwera Charlotte, mvuka mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ngiye kubaganirira ku gitabo cy'ubuzima bwanjye, kimwe mu buzima nagize, mu buzima nita ko bukomeye cyangwa bukakaye bitewe n'uko ubyumva. Ngiye kubaganirira ukuntu mfite imyaka 18 mpura n'umuntu arambwira ati noneho ubwo urumva ubukera gutabara bwari bwamaje kwanga nasubiye n'iwacu. Hano umuntu arambwira ati noneho ngira nkujyane i Nairobi, ujye gukorera i Nairobi. Narabyumvishe cyane ko arambwira ati ubu ngubu kugera i Nairobi ni indangamuntu kandi ufite indangamuntu yawe, waje ukajya gukora akazi ko mu rugo i Nairobi kuzajya ibihumbi 50 by'amanyarwanda. Icyo gihe umukozi wo mu Rwanda uwakoraga menshi byaga 20, ukora wa mukire wa danje, ubundi kora 15 10 niyo bahembwa. Gusibye ko ubu ngubu numvise abakozi bo mu rugo ubu ngubu babonye nyine ijambo asiga gukora amafaranga no gukora na 80, ariko icyo gihe umukozi wo mu rugo wakoraga 20, wakoraga menshi cyane, akorera navuga akora umuzungu akorera 25, undi 20 15, baze mu 50 ku kwezi. Numva na amafaranga menshi. Ngo ndagenda, twahagurukanye n'aha cya kwanza, twarihagurukanye n'aha turajyana, tugeze kuva hano kugera twanyuze i Bugande, kuva hano ugera i Bugande twagutse neza saa 12, saa 1 z'ijoro tuhagira saa 11 za mu gitondo. Ni urugendo ruba rutoroshye. Rero twakomeje duhita tugenda kuko nta muntu ari wadutegeye, twebwe twitegeye. Tugomeze tugende tugere muri Kenya aho tugiye kuba tunashake n'inzu. Twagiye saa 11 twajya turakatisha iya Kenya Nairobi. Twarikatishije turagenda muri Kenya Nairobi. Urugendo rutoroshye, naho ni umunsi wose. Twafashe ya saa 11 za mu gitondo tuhagera ejo twahageze mu masaha hafi mu rukerera za mu gitondo, n'ubundi hafi izindi saa 11 za mu gitondo ko imodoka ihagarara cyane. Umva mu rugendo amafaranga n'igihe gushira cyangwa bitewe n'imibare ufite nyine ukaba wakwiyima, inyota ikagukubita ukabati nshaka kunyara ndanyara hehe, inyota iragukubita ibiryo ukavuga ati sundi ko ntanazi ururimi rwaho tugeze, nabwo ukavuga se ndabigenza gute, abandi bakabona batse n'ibyo kurya kumva nyina bivuze muno cyane. Nka hare bamaje kwambuka bakoresha igiswahili cyije, utazi igiswahili aho ngaho rwose ari ukawusanga wareba ukabona wicanye n'umuntu uvuga igiswahili, ku ruhande ari umuntu uvuga igiswahili, ukabura uko bigenza nyine ukavuga ati ndinumira ceceke. Cyane ko twebwe twambukanye amafaranga y'amanyarwanda turinda tugera i Nairobi, ari amafaranga dufite twizo tuvunjisha. Twavuga wavunjisha bakakwiba. Twakomeje ko tujyana amafaranga yacu atavunje tuyagirana i Nairobi atavunje. Gusa twageze i Nairobi, hari umumotari twabonye w'umunyarwanda uvuga ikinyarwanda byiza cyane. Turamubwira nti twakira ibyo kurya, anatubaza nyine turanaganira, tubaza mu Rwanda ukuntu ibintu bimeze. Urumva twari tubonye umuntu w'iwacu uzi ururimi rw'ahari gukorera kandi uzi n'ururimi twumva twese duhujeho. Turabanza tunywa icyayi na capati muri icyo gitondo, imbeho yadukubise byatari, dutanya no kumubaza. Ariko twavuye hano mu Rwanda, twagutse hano mu Rwanda hari undi muntu uri kutuyobora nawe tugiye gukorana. Rero twarahageze, umugabo aratubwira ati rero nimuvunjisha amafaranga kuko ubu ngubu ntago uza gutega moto ngo ihereze amafaranga y'amanyarwanda kandi utakiri mu Rwanda, cyangwa nunatega bisi ntago bisi wihereza amafaranga y'amanyarwanda kandi utakiri mu Rwanda. Aratubwira ati dore ukuntu amafaranga anavunjwa, ati ni ibintu byoroshye, ni utanabizi ufata telefone yawe ukajya kuri internet ukareba igiciro cy'ivunjo. Ubwo nibwo twatangiye gucangamuka
nyine twumva ko nyine twageze mu kindi gihugu tugiye kuvunjisha amafaranga. Ngo umumotari ntabwo byatinze, twaramubwiye hariya muri Kenya guhekeranya abantu 2 na 3 bo biremeye. Twagiye kuri moto aradutwara turi 2, anagutwara nta n'urwikekwe, aradutwara atugeza aho tugiye gutegera bisi. Iyo bisi yatujyanaga ahantu bita Kangemi, tujyanaga ahantu bita Kangemi. Twafashe bisi turagenda, avugisha n'umuntu uza n'umukomvayeri, aramubwira ati aba bantu nibagera aha naha ubasige. Gusa aho twajyaga twagombaga kuhahura n'undi munyarwanda uriyo wagombaga kutuyobora. Twaramusanze yahageze. Ubwo rero turagenda turarya, turakaraba, turarya, turaryama, turaruhuka. Bukeye bwaho nibwo yatujyanye buri wese yabanje kujya kumusabira akazi ko mu rugo. Atubwira ati ngenda banza amasabira akazi ko mu rugo. Twaragiye rero buri muntu wese amushakira akazi mu abanyamurenge bahari nyine bavuga ikinyarwanda, avuga icyo giswahili ariko ari umunyamurenge, ikinyarwanda mukivugana ukacyumva. Ariko abanyamurenge bahemba amafaranga make, ndabaramukeje abanyamurenge baho bari Nairobi bahemba amafaranga make ukurikije n'umuntu uza n'umunyakenya wa hariya kavukire aho ufite ushaka gukoresha umukozi, ntagahemba amafaranga umwe n'umuntu uza n'umunyamurenge. Bahemba umunyamurenge igihemba make, ariko mwamuhuza ururimi wumva ko nta kibazo cyose wagira, wamubwira ati ndashonje cyangwa nguriza amafaranga nohereza umwana iwacu nyine bafite inza wo murumvikana ko utazi igiswahili biba bigwanye gukorana n'umuntu mudahuje ururimi. Twagiye turakorera, twakoze amezi 4, ngo turahava. Tuhavuye ikiyede cyari cyatangiye kuboneka, twigira mu kazi k'ikiyede. Rero twakoze ikiyede, usanga hari igihe uvuga ngo amaranga ikiyede ngo runaka ngo yagikora. Giye kuramutsa abantu cyane bakunda kuducira imanza bavuga runaka yashobora ikiyede, akumva kuko bitewe nuko kubona utambuka n'iki akumva ko muri makeya byane bavuga ngo nta kintu uzimarira, nta kintu wakora, nta hantu uzigeza. Ariko ntago bazi ko tuhagurutse hano uvuye mu maso ya mama wawe na papa wawe, kuko aribo bakugaburira wageze aho byakomeye ukora ahubwo ukivayo. Ugasanga nk'umubyeyi afite umwana agahanga ngo koko ngo kuwera wanjye ngari umunebwe ngari iki, we nyine ukumva nyine ahora guhangakiye bya hatani. Nshatse kubwira abo babyeyi, umubyeyi uri kunyumviza isaha tuvugana yumve ko uyu mwana wamuvuye mu maso none hakagira umwaka akagira mu gihugu kitari iki ashirika, ahubwo ngirengamira n'amaboko ane kuko arakora n'imyiga akora kandi akumva nabikunze cyane ko avuga ko atari gukorera ubusa. Ubwo twaragiye ikiyede cya hariya gitanduka ari ikiyede kina hari ubundi n'abantu kamvanze mbwirano batahazi byonyine ukigera i Nairobi ubonye ukuntu abantu bamanuka mu modoka bakoroka batakara hasi bitantaga inama mu Rwanda ntago byakuna ntago byakora. Ayi Nairobi umuntu ava muri bisi ye n'umukecuru n'umuntu uhetse umwana gutya akunda cyangwa muhe cyane ku ruhande ubujya kono kwa nasimbutse bisi nagenda nkigera i Nairobi navuze ati mana yanjye ibi byo ni ibiki. Twahamaze umwanya muri ndebe ukuntu imodoka iza bakabona umuryango urafungutse, kabona umuntu arasimbutse, umuntu umukecuru arasimbutse, umuntu umukecuru uhetse n'umwana kabona asimbutse imodoka igenda. Twese tubona yuko ubuzima bwahindutse, twahinduye nyine ubuzima bwose bwahindutse. Nge n'uwo mukobwa twari turi kumwe na mushuje Makire yaravuga ati none hebi ni ibiki, ati turabishobora. Twagumije tureba ariko tubona nyine tuhita tubona kaho ngaho ibintu byo kuva mu modoka, bino umuntu ava mu modoka ninagira byarangiye atari ko bimeze. Ibyo twarabyakira turagenda n'ikiyede cyaho twasanze gitandukanye n'ikiyede kina, ko n'ikiyede kina twari twaragikoze turakiza ariko nta n'amahuriro kimwe nuko igifundi cya hariya nyine gitandukanye n'igifundi kina. Hari barakora ibintu byabo ni vuba bakubwiye ngo zana sima, bino ugenda bona nk'umuyede wina hagenda agendera itako ntago bivamo, n'ukugenda biruka usanga abantu bari kwipondera wane inuzi igitiyo kiba gityaye vya hatari. None kuvuga ngo ngenda uzana itafari nabyo ni ibintu gusibye ko nabonye ko i Nairobi bo ntago akunda kubakisha amatafari, nibote cyane bubakisha amatafari, bubakisha imbaho bagakorotirizaho n'amabati ukuntu. Inzu nyinshi niko zubatse za hari nyinshi cyane. Ubuyedi twarabukoze turabukora ubuyedi tubona nabwo kwa kuntu bakoresha imbaraga nyinshi twabonye ubuyedi nabwo bitapfa koro. Ariko iyo wageze ahandi hantu noneho waraya gusubira iwanyu uvuga ngo navuye iwacu nahavuye nta n'ihene mfite nta n'ingurube, ugasanga no wagiye wiyemera uvuga ngo ugiye hanze y'igihugu. Cyane ko umuntu yusize nk'abantu burungano rwawe uvuga ubiyemera ngo ugiye hanze y'igihugu, hari igihe ugiye no udafite imibare ugasanga wagiye umwiyemeye, ugasanga undi wasize afite inka nk'ebyiri
yifitiye amahene nkangahe, afite ikiraro cy'ingurube nka zingahe nka 10 na zingahe, ugasanga aho ngaho warirashe. Aho nibwo twatangiye turavuga ati ntago byavamo ko anige twega twajyaga tukiri Kigali, twajyaga tuvuga ngo ngiye ngo ngiye mu cyaro, ukagenda wambaye umwenda ugira ngo watwitse, waburuko tugira ngo wabokeje, wahagera ugasanga ahubwo bo barabishajishije. Ngo umukobwa ambwiye ati dukura amaboko mu mufuka dushaka amafaranga. Mwati noneho kuko ikiyedu twakoraga twasanze tugiye kora dukora tubona nk'ibihumbi 170 ku kwezi. Arambwira ati 70 turarya 100 dute turyohereza iwacu. Ninohereza ibihumbi 100 mu kwezi, ukundi kwezi nkezi 100. Ibihumbi 200 wacu nibajya mu isoko inka y'ibihumbi 200 izaba ari inka nini. Ninonye hakora ukundi kwezi nkavuga ngo reka ngure ibibwana 3 by'ingurube mbiragize mu nge 3 zitandukanye. Aho ngaho ntago niyo wanagaruka cyenyege unagarutse anavuga ati ndafata yangu biri kwa runaka nyigurishe nikenure, cyangwa nimba wanavuga ati ndamutse nagarutse ni wacu byanze naraguze izo nka nk'ebyiri, mfite ibiraro nka bingaye by'ingurube, mfite ubuno butungo bworoheje bwa makeya, naza nkanabugurisha bwose we nkanashinga akantu k'akabotike nanjye nkikorera, cyangwa nkajya no mu isoko nkacuruza kuko caguwa zarabonekaga cyane cyo gihe, nanjye nkagenda nkacuruza caguwa nk'abandi. Rero nuko uko twabigenje biranaduhira, amafaranga make ukayoreza iwanyu ukabwira mu ngurira itungo. Ubwo i Nairobi turahaba, ariko nshatse no kubabwira noneho ku buzima bwa Nairobi. Reka mbabwire ku bintu byo kurya bya Nairobi. Nairobi ni ahantu ugura amamesa y'igiceri cya 20 bakagupfunyikira mu gashashi, baracyapfunyika mu mashashi. Muri make ushaka ibishyimbo by'ijana baranabigu ibishyimbo byinshi. Ubuzima bwa Nairobi ibintu byo kurya twebwe twabona twagize inzu, twagize igihe tuba mu nzu turakoga barindwi, inzu twayishyuraga 40,000 byo muri kiye by'amanyakenya. Twaraterateranyaga rero umva ntago ubuzima bwize butugora, n'ibyo byabo byo kuriya byahara ntago byari bigoranye rwose. Kuba twadagwa twaravuga ati noneho tugiye buri muntu wese agiye kuzana wenda nk'ibihumbi 5,500. Noneho tugiye tugura agafuka k'umuceri, twari dufite gaze, ugasanga twakoze stock n'amafaranga uko ubasha kuyajera, kandi twese duhe mu mushahara umwe tubana mu nzimu kwa mafaranga nyine. Ubuzima bwaratwohere bwa Nairobi, nta buzima bwa Nairobi bwigize bucanga umuntu cyane ngo ubone ko bwamucanze. Noneho ngiye kuba story kuntu twagarutse, mu kugaruka baje gufata ari gihe cyageze abarundi bari Nairobi, kuko bari abarundi benshi cyane. Wasohoka umurundi yasohoka bakamufata cyane, ko wasangaga nk'abarundi bariyo passport zabo arabazaga bafite gushaka kujya mu bindi bihugu. Bahagera nyine bo bari kurindira amaviza bakanga gusohoka, cyangwa ugasanga babaririye amafaranga, viza zikanga gusohoka. Akavuga ati noneho reka ngo ndeke gukomeza kwicara nshakira ubuzima inaha Nairobi. Ubuzima kabushaka bikarangira na passport ye irangiye, hamaze nk'imyaka 7 afite passport y'imyaka 5, yasohoka ajya kwibarabara akabaramufashe. Bagufashe baragufungaga, kagufunga nyine bitewe n'icyo bagufatiye, cyangwa n'umwiyenzo bakwenjejeho bakagukatira, cyangwa nyine bagatagucyura bitewe n'icyo bagufatiye. Ubwo natwe twatangiye kuvuga ati ngaho katubaye twebwe nta na passport twari dufite, twari twaraziye ku ndangamuntu gusa. Twaraje twega duturuka ku mupaka i Kampala, twabeshye ko tuje gusura ku mupaka w'u Rwanda na Kampala, no ku mupaka wa Kampala na Kenya aho bita Busia, naho twarabeshye ngo tugiye gusura, tuzamara iminsi 2 ngo tugiye gusura abantu bagize ibyago. No tukavuga ko twagiye tubeshya n'utuntu turatuntu bahara batere abaduhaye iminsi 2, twavuze ko ibaye amezi 7 bizagenda gute. Turavuga ati rero ho kugira ngo bazagufate bakugirire nabi, reka twebwe twisubira iwacu twicyure. Nabwo kwicyura ntago wabuzi ngo n'ugene mu muhanda urafatwa nandi, gusa twabanje kugira amakengamo tukajya tuzinduka mu gitondo twebwe twajya ku kazi kacu tugabakora. Ubundi twagarukaga bwije tukaza duhita twinyegeza tujya mu mazu dutinya ko badufata. Ariko n'ubundi byaje gukomera, abarundi bagomeza bafata cyane, kuko n'abarundi bari barahageze batangira nyine kujya bakora nyine barishingiye ama business, barakuye amaboko mu mifuko. Ugasanga nk'umurundi afite nk'uruduka rwa danje, umunyagihugu wo muri Kenya atayifite, wamureba ugasanga nyine naho ngo ibibazo byatangiye kuhaba. Ngo twebwe twaravuze ati noneho bari kubafata bari banafite n'ama passport, bahagufata none n'indangamuntu byagenda gute. Ngo Nairobi dupanga kuhava. Ye kwabwira ubuzima bwo kuva Nairobi kugera hano mu Rwanda ni ubuzima butatworoye bene gatonya.
ubwo twarabanje hari umugabo umwe wari uri i Kampala twakundaga kuvugana yari umurundi ariko inshuro nyinshi niwe wajyaga turangira ibiraka i Nairobi twaramubwira ati reba tumere nabi bari gufata abarundi ariko bitavuze ko n'umunyarwanda bagufashe batagufata ariko amakuru twari dufite no kubafataga abarundi cyane ariko n'umunyarwanda none kugufata utanafite n'ibyangombwa byari byoroshye cyane tubwira ati mwebwe twarapanze turapanga uburyo tugomba kugenda mu kuza kwacu twari dufite amamatera ntago twayazanye wari kunye bari kubona kutaki bakagufata ayo magaze twakoreshaga ibintu byose byerekeranye n'ibikoresho byo mu nzu twari dufite hari ibyo twagurishije ibindi tubita nko mu nzu ntago urumva nta muntu wari kukugurira ibase cyangwa isafuriya twagurishije gaze tugurisha n'uburiri byonyine ibindi twarabitaye amasahane biki twarabitaye mu nzu duheka amabaga turaza aho umugabo yaratubwiye ati yadushakiye umuntu ugomba kudutwara hehe mu gikamyo kwari kudutwara mu ikamyo kugira ngo aturenze umupaka abantu batugirira nabi rero kujya mu ikamyo uvuga none ndapfiramo ndahiramo nabyo ni ubuzima butatworoheye na gatonya ubwo cyakoze uwo muntu twagomeje kuvugana turavugana araza hageze n'ahantu imodoka yitanyura aratubwira ati mwega nimufata amamoto muransanga hana yadutwaye muri kontineri n'uri tukiri kwa kundi twaje yadukubise muri kontineri turaza binatubera byiza kuko uwo mugabo yari umunyakenya ariko yaramaje kuvugana n'abantu bo ku mupaka ntago bigeze basaka imodoka ye wanze arabwira ati hano ariko hari ikindi kintu bagiye kubabwira twaraje tugeze abantu twagize akajya avuga ngo turinze igihe twebwe kuko uwo mugabo yari umuganda ariko w'umunyakenya yakoreshaga ikirundi kishi noneho aro twagize bagiye kudufata twebwe tugatwuba ko tutari tuzi ikiganda akavuga ngo abo bantu ngo ni inzigi imitima yaratuye twavugana akavuga twebwe avuga ngo turenze igihe kuko mu kigali tutari tuzi ikintu bisobanuye twebwe tukiyumvishamo nyine ko turi ikizira turi nk'icyaha imbere y'abo bantu hati none bagiye kuduca amajosi birarangiye ubwo cyakoza we nyine arari kutubwira ko niwe yarari kutuvugana ariko nuko yavugaga ikigali twebwe tukiyumvamo ngo yavugaga ikigande mu ruganda akavuga ngo turinze igihe twebwe tukiyumvamo ibintu byinshi cyane imitima yaraturiye turahangayika turaza tugeze ahantu twarenze umupaka byarangiye dukura muri kontineri turaza twicara imbere nawe turazana twaraje guturuka muri Kenya kugera i Kampala nabwo tugeze i Kampala nabwo yarongeye adushyira muri kontineri tugiye kwambuka mu mupaka nabwo arongeye adukubita muri kontineri ariko we ibintu bye bamaje kubitunganya afite none yavuganye nabi imbere cyane baba yavuganye kabwa ati rena ngiye mfite iki n'iki niyo mwana gisaka mukakibona ntimubigire birebire abafite izindi mpamvu yatanze ariko utagira ngo ibyo nabyo byari amafaranga kudukorera customer nabyo byari amafaranga twebwe twanze gutega nkuko twaje tuvuga ati baradufata batwice amagara arasesekara araryoha twari dukunze amagara yacu nibwo twigira iyo nama yo kuza muri kontineri uwo mugabo aratuza nabwo tugeze i Kampala kugira ngo dufate umupaka tugeze ku mupaka w'u Rwanda na Kampala nabwo arongera dupita muri kontineri turaza tugeze nabwo turenze umupaka arongera dupura muri kontineri turongera tujya imbere nyine twicarana nawe turaza dushyiga mu gihugu cy'iwacu ikintu nshatse kubabwira dushyitse hano mu Rwanda kumva amavunane yari menshi twari dufite ibintu byo kurya we yagiraga nagahaha katuzana tukarya amafaranga twari twamuha ariko ibyo yakutuguraga byo kurya no kunywa byari ku mufuka wiwe twashaka gukaraba tugeze nk'ahantu ho kuruhuka nyine tukagenda ahantu kumanuza ku masitasiyo haba hari amatuwarete n'amazi meza nyine tukabona amazi tugakaraba nyine nta kibazo cy'umwanda kigeze kihaba ubwo rero twaraje adushyitse hano i Kigali adushyikiza i Kabuga sinibuka hano yari kujya kuko yadushyikije hano i Kabuga rumva twari twamaje kugira mu gihugu cy'iwacu ntabwo batugifite ewana ndumva rwa rugendo rutari rworoshye kabisa gusa nyine icyumvikana ko nuko nawe ntabwo woroshye kabisa waraciye mu bintu byinshi bya hatari kandi byose ukabicamo gikomando ukavamo wemye ni byiza cyane kuri experience y'ubuzima wanyuzemo udusangije nk'abajeni benshi hari isomo bakwiye kuvanamo ikintu bita kwitinyuka ukumva ko buri kintu cyose nyine wagerageza ikiyede ugakora ibiki byose ugakora mbese urugero rwiza rw'abantu kabisa bashiritse ubute n'ubwoba bagashakisha mu buryo bwose bushoboka kandi iyo ni karagiteri nziza cyane
rero abajene ndetse n'abandi bose bakurikiye channel yacu hano, content yacu ni uko iteye, ni igitabo cy'ubuzima, ni content twakira umutumirwa akadutembereza mu gitabo cy'ubuzima bwe, byinshi yanyuzemo, ariko intego nyamukuru ari ukugira ngo abandi bagire icyo bamwigiraho. Reka tubashimire mwe twabanye muri kino kiganiro kuva aho twagitangiriye kugera aha ngaha tugisoreje. Ibindi Imana iduhana umugisha. Make sure ko wakoze subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bitandukanye tuzajye tugenda tubana.